Ya hero mapito kabisa. Nuko mubona muryango murabona ko ndi mw'ishyamba ariko ndabona ipipa nshaka ko neza bene wacu twagiye muri Amazon ariko hano hari icyo bita ngo ni tayiga kitangwa n'izina ryanjye ndabona gishaka kuduhitana kanya turakibonye wajya kwa n'ubu urakibonye aba ni abakinnyi turi gukorana dore n'ubundi bamubonye bamwita inde hajya Ranatunga dore uriya bakaba bamwita hajya inde bamwita Gahigi yicaye yagiye pemberana n'imbunda nta bintu by'imikino gusa ariko n'ubundi nyamuswa taki uyu bamwita Taigashiro. Wiki niko witwa uri kuvuga izina ryanjye sha Ko watangiye witwa witwa uyu mwana akayoboye izina rye rwose atangiye kuvuga izina ryanjye ariko impamvu ni ubwoba bwinshi hano hari ikinyamaswa kidasanzwe iri shyamba ubona rwose ririmo ibintu bidasanzwe biri kutwirukankana dore urundi nguru hariya hepfo dore uburyo rwinagayitse ngo bagwita hajya ngo ni dorodo dorogo hajya turanyura hehe turanyura hano ngaha kugira ngo ibisimba bitatujya twagiye aha ubwo muragenda inyuma yanjye kugira ngo turi kwereka ahantu kugira ntagira ikintu inyamaswa ifata baze kubona ko Serudigi hagiye Serudigi cyane Jadodi niko Jado we tutahe dore Jado bine bakaze mu maso umwingire arimo gusenya kandi biri hano mu ishyamba mana isi nijoro ari ibintu twibagiwe twagiye rero ubona uko tugiye turatashye yego ko mana kugusiga gusa kikurye wenyine sha nuko ngira ngo mana ndagumya ngenda abatembereza nuko mubona hano iyi shyamba ririmo imbuto zitandukanye bayita amahornyo n'amahornyo amabungo sanze rihiye dusanga riri tuzagarukana gahiye ariko ako kariya mugani nawe akazanara tukazuminga kariya kantu kahiye nawe akazana tukakajyara aturiye tukazana mbona muri kamera rero nini kandi mbona ari gatoya kazane uranyura hehe yuno bita Rambo ushinzwe ibintu by'ibitano mu ishyamba yaje ngo nawe wigira Rambo akajya kuri ibiti kandi agiye ibiha bizamuhereza bene wabo cya Gahigi Gahiri ibintu harimo dore uko nawe ameze abari kwigatinywa nta bintu by'imikino ntusa ari maze uretse ku gato maze turebe ukuntu isamo imbere iki kintu karapfuye ibi bamwita inde hari ibintu byapfuye abantu shaba dukurikiye Jado kiba cyita cya Jado ibintu byapfuye ko wambonye kuri kamera dore ubundi wepfo yadusize tumanuke sha tuba tuvuyeyo mwese ubuse murimora ariko hano hari imisozi koko wagira ngo ni mu butayu ubona gukuraho ukanani paka tugeze mu rugo inyamaswa zidufatane twese tubireba ubu tukaba turira ivu dore ngabo abana b'ibinyoni uyu ni hano bita Babayango de Taiga ubu niwe uri kubabarira rwose ubabwira ibintu bameze bite ubundi uwo mwita babwire sha uri kubatembereza no kubabona ngira ngo ni kuri juru bahibuke rwose ni kuri juru ubundi turatembera ishyamba gake twitonze
mukanda agatima dukomeza n'agasara tukanabatembereza mw'iri shyamba. ako muragiye ngende ndi kubereka ibibuno byanyu ukuntu ngo byabaye binini cyane ako mugenda mubona babwira baguma kugakandaho bagakanda no kuri subscribers. Igiti cy'igiki gitukura bakita balebire ariko we kigira amababa aryoha. Ubu tukaba tugeze mu muhanda w'iwacu. Dore ibisanga tubereke igishanga kiri hehera ngicyo katumaze dushyiraho kazumu gake kugira ngo bakibone. Ngicyo rero n'uruzi muri kubara ntimugire ngo hari ibindi. Akagera riva Akagera rivase ikirunga ngo kiriya ni ikirunga niko bari kumbwira. Ambo dukomeza ngera muri kumukona murakase barimo barerekera kabisa. Mberekana akantu kamwe. Dore hano ni inzoka yahinuruye. Aha ni inzoka yahinuruye cyangwa yarahanesha? Yarayinuruye. Ariko ari n'amenyo. Amenyo yinuruye amenyo. Yari kuvuga yamukata amabya. Hano habanza inzoka nini. Hajya bita Munezero yagiye hajya ni Munezero ninde hajya. Twirukange tumufate nawe. Twirute nawe turebe atubwire introduction ye kuntu ibintu byifashe. Nuko twiye tubatembereza ishyamba we. Aho tutazabageza twebwe. Nuko murabona bari gucunga umutekano n'imbunda utagira ngo hari ikindi. Bari gucunga umutekano. Bashyizeho ku bwa Yesu. Bashyizeho ku bwa Yesu. Ninde bashyizeho rero? Ninde bashyizeho? Ariko ubwoko nyine uri kubabarira nta kibazo. Wereka uriya ni umuhanda hepfo. Bari kuhakora kaburimbo. Bumvise ko bagiye kuba umujyi rwose. Gusa ntabwo turi kukibona neza ariko nta kibazo. Twihute kugira ngo bidufashe. Uragenda acunga umutekano ugira ngo kumura aba yicaye ku kamashini kandike k'ubwenge cyane. Ugenda acunga umutekano kuri ishyamba icyo twahuriye nacyo ntabwo gisanzwe kabisa. Mujyi wa Kigali uri kurera Imana uri he hajya? Ngiriya iri shyamba urwo mwana ryegereye igikondo. Tumasoma hano itorero indangamirwa 13. Hajya nibyo ra? Abanza ariko aha hajya twanyuze ra ndikora muri kamera hadasanzwe. Munezero hajya ni Munezero. Nikora natunga. Nguyu ni umusozi wa Joro. Kibaho inkende. Inkende. Zagiye kujyamo ntabwo twazibona. Njya kubona yuko hano hari ubwiza nyaburanga rata. Ariko naranatunga wabwira iki abantu badukurikiye? Reka manze ngibwira kugira ngo bakubone neza n'uburyo uri kuvuga. Barebe ukuntu ufite inyuma myiza cyane. Aha ngo nababwira nabashishikariza kujya muri adufuruhinga Imana ikazabaha ubwo mugisha banyitera natunga byari ibyo mukanda ku gatima n'ubwiza nyaburanga mubona ubundi mukanda ku gatima twikomereza tujya gusura n'inkende. Uyu we yababwira iki? Mukaza tukikomereza tukajya mu mahanga tugatembera n'ijambo ryacu. Burajya ngo kurafasha. Ujye unarapa. Turerega ishyamba ryacu. Urarapa burya. Cyangwa uyu muri kubona bamwita bamwita Dorugu ngo basiga kwibutsa izina ryawe ngo wararyibagiwe. Igenda yiyongera mba ngenda nsangamo gake gake ukagenda wibagirwa akazina kawe. Kunumva urenze ndagukanda amabya.
Babumvishe imishinga bafite ajya ni ndevu barakanda amazi baramukanda amazi n'umugore cyangwa n'umugabo urabaye mukara ni umugore we yewe we nyakumana turacyataha nako twikomereza twebwe abana hajya ni abana baheye abana bo mu mujyi wa Kabuga mu murenge kebi umujyi wa kebi kabisa ubwo n'uriya ndi kubona kuri hera kamanze bazumingire kugira ngo nuriya mujyi uri kubona ngo ziriya kadesitere ngo ni iz'iwabo ngo niko ibintu izo mu rugo nakwibutsa ibuka gukanda ku gatima ugomba kumva ibintu uri kuvuga rwose kuri nasiriye ko nta mikino unafite rwose twikomeza kabisa twimanukira wana nibyo kurangira ubu tumaze kugenda iminota 11 hamwe n'ikirometero tumaze kugenda kilometero zigera muri 6 kabisa ku maguru yacu mu ishyamba rigari cyane murabona ko tutangiye kurisohokamo urabona ko ari ishyamba ritsitse komanye kubana rwatembere no mu ishyamba sigaye bashyiramo amafoto kadusezera abantu reka tubasezere kabisa wana barakate ngo basezere wabwira ngo iki icyo nabibutsa ko mukande ku gatima muforowinge bwana umuntu muzabona ko ibiramye mbati muzandabure bye bye turabakunda mukomeza mukanda ku gatima nk'uko mubibona mukurikira DJ Mulisa yes kabisa dukomereza kuri rero mugomba kuduforowinga mwakoze kudukurikira thank you yes kabisa mwana ko tugeze iwacu mu mujyi nako tuvuye mu cyaro nanjye babwira uti iyi ni timu yanjye tuvuye gukorana utuntu twacu tw'ubwenge tw'umuntu ibikorwa byacu ariko ubutaza turabeka n'uburyo dushutinga nubwo biba bitoroshye kabisa ni DJ Mulisa ni DJ J Mulisa yes kabisa uzahita ubibona uri number 1 uzabona n'indi ya mbere bashyizeho mbabwira guti nizi nuko muri kubyumva mukande subscribe and like no kuri TikTok cya Instagram cya Facebook mukande followers and like kabisa ciao tugeze mu myumbati wacu ikibuga ndacyariho n'ubundi tugeraho turakibeka n'undi turakibereka nuko nyine nshaka guceceka ndashaka kubereka umuntu icecekeye ubonye ukuntu rapesha userudi nako jado ukuntu aba yahekenye iryinyo ariko abanyamakuru tugira amagambo sinavuze ngo ndagera none ndacyavuga shaka ku gitabo ayabona ku gitabo nta handi hantu bari bayabona rwose twe tuba twagira live ariko ahantu nshaka umuzanjyana rero ahantu bita ngo ku rutare haba amazi ayapana kugo k'umunara ndashaka umuzanjyana yo mukanemberezayo tukareba ukuntu hifashwe ko twanabahereza abantu filimi yaho kabisa aya twagenda twambaye imifuka n'imiki byose yes kabisa imodoka yareze avuze ngo iki amapapa yareze kabisa dukomeza tujye kwiba imyembe katubereke ukuntu abana bo mu cyaro twiba rero